Igitondo cyiza abanyarwandakazi ndabasuhuje aho muherereye hose. Igitondo cy'umugisha, igitondo cya none ndabasuhuje. Ni Steven Rwanda. Ikiganiro nimenya byinshi mukurikirana kuri Soma Rwanda TV, ni channel y'abanyarwanda. Banze rebe ko wakoze subscribe, ubundi dukomeze mbagezaho inkuru zitandukanye ndetse zigezweho mbasomera mu binyamakuru. Nkuko bisanzwe mbagezaho inkuru zitandukanye, mbagezaho inkuru za politike, mbagezaho inkuru z'imikino, aho mbagezaho umukino wa karate ndetse na kungufu, aho ubasha kuba wawukurikirana amaso ku yandi kuri Soma Rwanda TV. Ni ikiganiro cyiza cyane, ni ikiganiro mbagezaho cyitwa Menya Byinshi. Iki gitondo ngiye kubagezaho inkuru zitandukanye, nimwe mu nkuru zibyutse zicaracara ku mbuga nkoranyambaga ngiye kuba nabagezaho, aho mu by'ukuri i Nyanza, mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, umukecuru w'imyaka 65 yatawe muri yombi azira iki? Ntucikwe uzi gukurikirana izi nkuru kugeza zirangiye. Turaza kugaruka ku mutwe wa 23, aho mu by'ukuri ubwawo uvuga ko uhanganye n'umutwe wa Wazalendo mu mujyi wa Goma. Ntucikwe. Nyuma yaho turaza kugaruka ku nzira y'amahwa ya Ruhango y'abagore mu Rwanda nyuma ya jenoside. Ni inzira y'amahwa. Ese iyo nzira y'amahwa yo ni inzira bwoko ki? Turaza byose kubisobanukirwa n'ukurikirana iyi nkuru kugeza irangiye. Ngira ngo mwese mumaje kumenyera ko buri gitondo mbagezaho inkuru zigezweho, inkuru zicukumbuye ziba zabyutse zicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Reka dutangirane n'iyi nkuru y'umukecuru w'imyaka 65. Ni umukecuru mu by'ukuri ukuze usheshe akanguhe watawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umukecuru ukekwaho gukubita umukazana we. Umuseke wamenye amakuru ko umukecuru witwa Nirere w'imyaka 65 w'umudugudu wa Nyabisindu mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho gukubita umukazana we witwa, nkuko na ruguru twabivuze, mu by'ukuri ni umukazana we witwa Nirere w'imyaka 29. Si ibyo gusa, yaranamukomerekeje, yaramukubise rwose aramukomeretsa. Abatuye muri kariya gace batubwiye ko umukazana yagiye kureba nyirabukwe, ngo nyirabukwe ahita amukubita inkoni mu mutwe aramukomeretsa. Uriya mugore ahita ajya kwa muganga igitaraganya ndetse ajya no gutanga ikirego kuri RIB. Abatuye muri kariya gace bakomeza bavuga ko mu busanzwe uriya mukecuru atumvikana n'umukazana we. Bimwe mu bituma mu by'ukuri batumvikana bikaba bishingiye ko umuhungu yashatse uriya mugore amushakiye mu nzu yo mu rugo. Mu nzu yo mu rugo murabizi ni twa tuzu dutoya twa annex. Mu bihe bitandukanye ndetse bakaba bari basanzwe bakimbirana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwiye umuseke ko uriya mukecuru yatawe muri yombi. RIB ikaba yatangiye iperereza. Uriya mukecuru w'imyaka 65 afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Ntabwo byarangiriye aho ngaho. Gitifu Egide asaba abantu kubana neza badakimbirana, haba hari ikibazo bafitanye bakakivuga mbere, bakabibwira ubuyobozi bukaba bwakemura icyo kibazo. Birumvikana ko mu by'ukuri hari abakecuru rwose batoroshye, abakecuru b'indwanya, abakecuru bakubita rwose. Umukecuru aragukubita akagukomeretsa kandi uri umwana muto, ukamenya ko ugomba guhita ujya kwa muganga. Birumvikana ni inkuru ibabaje rwose, ni inkuru ibyutse icaracara ku museke. Ntabwo byarangirira aha ngaha. N'abagejejeho inkuru ijyanye n'umutwe wa M23. Murabizi ko muri Congo hari intambara ikomeje kuhabera, aho uyu mutwe ukomeje guhangana n'imitwe igiye itandukanye. Uyu munsi umutwe wa Wazalendo mu mujyi wa Goma ukomeje guhangana na M23. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwashyizweho n'ihuriro Alliance Fleuve Congo
bwamenyesheje abaturage ko bagomba gutuza nyuma y'imirwano yabereye mu mujyi wa Goma mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu. Abatuye Goma bumvise urusaku rw'amasasu mu masaha y'ijoro ryo kuwa gatanu tariki 11 Mata 2025. Imirwano ikaba yaramaze isaha yose, aho imbunda nini n'intoya zumvikanye. Amashusho yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza zimwe mu nzu zatobowe n'amasasu, ibirahuri by'amadirishya byamenetse n'ibindi bigaragaza ko habayeho umwanya munini wo kurasana. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana imibare y'abahitanywe n'iyo mirwano kuri buri ruhande. Cyokora haraba uruhande rwa M23 rugaragaza ko bafatiwe mu mirwano, ndetse hari abahaguye mu rubyiruko rwa Wazalendo rugishyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umuvugizi w'igisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma avuga ko babashije kuburizamo igitero cya Wazalendo. Yanagaragaye mu mashusho aganira n'abaturage bari mu mirimo yabo. Yanditse ku rubuga rwa Twitter uyu munsi rusigaye rwitwa X, nyuma yo gushotorwa n'ihuriro ry'abanyabyaha FDLR, Wazalendo, FARDC mu duce twa Goma no mu nkengero. Ubu byasubiye mu buryo umutuzo wagarutse. Intare zihora ziteguye. Umutekano w'abaturage no kubarinda nibyo dushyira imbere. Aya ni amagambo yivugiwe n'umuyobozi wa M23 ubwo yaganiraga n'urubuga rwa Twitter, cyangwa se ni amakuru we ubwe yamenyesheje ashyira ku rubuga. Ubuyobozi bw'intare ya Kivu ya ruguru bwashyizweho na M23 nabwo bwemeje iki gitero rwose, busaba ko abaturage bagomba gutuza bakumva ko bafite umutekano. Nta mutwe wa Wazalendo urigamba ko wagabye iki gitero. Cyakora hari abagiye kumvikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bafashe ibikoresho babyambuye M23. Amasasu menshi yaraye avugiye mu duce twa Goma nka site cyangwa se nk'agace, yatangiye kumvikana ahagana saa 4 z'ijoro. Mu by'ukuri Musanga Bahati Aristo, uyu ni guverineri wa Kivu ya ruguru washyizweho na M23, yagize ati turasaba abaturage gutuza, ntimugire impungenge, ingabo zanyu rwose duhagaze bwuma. Yivuze ko mu by'ukuri yiteguye kuba yakwirukana buri mwanzi uwo ari we wese ushobora kuba wahungabanya umutekano muri ariya masaha y'ijoro. Yakomeje asaba abaturage kwizera ko izo ngabo zizabaha amahoro n'umutekano. Nyuma y'iyo mirwano ubuzima bwakomeje, ndetse ubu tuvugana rwose i Goma gahunda zikomeje kugenda neza. Umutekano ni wose mu duce dutandukanye twa Goma. Ni uduce rwose ubu dufite umutekano bitewe n'ingamba M23 yo ubwayo yifatiye kugira ngo babashe kuba bagira umutekano. Banyarwandakazi, niba utarakora subscribe rwose menya ko wacikanywe n'inkuru zitandukanye. Inzira y'amahwa ya ruhango y'abagore mu Rwanda nyuma ya Jenoside. Iyo nzira ni inzira imeze ite se, bimeze bite? Uraza gusobanukirwa ukomeza gukurikirana inkuru za Soma Rwanda TV. Hasobanuwe urugendo rwarimo ibigeragezo byinshi umupira w'amaguru w'abagore mu Rwanda waciyemo kugeza ubwo wiyubatse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Imyaka ishize ari 31 irashize u Rwanda ruvuye mu icuraburundi rwari rwashyizwemo na Jenoside yakorewe Abatutsi, yasize isenya igihugu ndetse ikajyana abarenga miliyoni bishwe bazira uko Imana yabaremye. Gusa nubwo byagenze gutyo mu gice cya Ruhango, abagore rwose
bo ubwabo hari byinshi cyane bagiye bahirimbanira, uyu munsi bakaba baragezeho aho mu by'ukuri bageze n'aho bashinga imizi, ndetse hari umukobwa cyangwa umugore ukina uyu mukino nk'uko byavuzwe haruguru, abasha kwiyumva nk'utagomba guheranwa n'amateka, ariko kandi abasha kuba umwe mu bafata ibyemezo mu nzego runaka. Iki ni ikiganiro mu by'ukuri BBC, ni ikiganiro cyanyuze kuri B&B Kigali FM, Rwemarika Felicite watangaje umupira w'amaguru w'abagore mu Rwanda, yavuze ko baciye mu nzira z'intare kugira ngo haboneke abagore cyangwa abakobwa bakina uyu mupira mu by'ukuri. Kandi ntabwo byarangiriye aho ngaho, uyu mubyeyi yavuze ko ashimira igihugu cyane kuko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ab'igitsina gore babarizwa muri Ruhango mu Rwanda bahawe ijambo kandi bishimira umwanya igihugu cyabahaye. Yakomeje agira ati "Njye iyo mbirebye numva amarangamutima mu by'ukuri azamutse, kuko ni biriya bintu twaharaniraga, ndetse ibyo twaharaniraga byose twabigezeho. Hari igihe abantu batabyumvaga, ariko kubona ubu ngubu ibikorwa, iyo witegereje ibikorwa uyu munsi usanga mu by'ukuri turi mu cyiciro cya mbere, kuko ikipe y'abakobwa hari aho igeze. Turashimira rwose ubuyobozi bwiza dufite." Birumvikana ni inkuru mu by'ukuri ikomeje gucaracara, aho abagore bo muri Ruhango bakomeje kugenda biteza imbere, ubu basigaye bafite ikipe y'umupira w'amaguru, ikipe nziza cyane, ikipe igezweho. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, reka mpinira aha ngaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Niba utarakora subscribe umenya ko urimo ucikwa, ndetse urimo urahomba, ntabwo uzabasha kumenya ibivugirwa mu binyamakuru, kuko iyi channel nicyo yaziyeho, ni ukugira ngo ibagezeho inkuru zitandukanye ziba zivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni Steven Rwanda, ndabakunda cyane, banze rero ko wakoze subscribe, ntukagende utanditse hasi aho ngaho muri comment, kugira ngo tujye tubasha gukomezanya umunsi ku munsi. Ndabakunda.